Nitwa Uwantege, ngiye kugusangiza inkuru y'ubuzima bwanjye nise Urwabayanga. Ngiyi inkuru y'ubuzima bwanjye. Ahagana mu 2004 nibwo nari mbonye izuba. Ntibwakeye kabiri na mama ahumeka umwuka we wa nyuma. Uwitwa data sinigeze menya iby'urugendo rwe. Naciye akenge nisanga mbana na nyogokuru, yahoraga ambwira ko ngomba kwiga mbishyizeho umwete kugira ngo nzabe umugore w'icyitegererezo mu muryango mvukamo ndetse mpeshe ishema igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Bidatinze na nyogokuru asanga mama mu gituro. Nkomeza kubaho mu buzima bwa jyenyine, icyari ishuri gihinduka umuhanda, ntunzwe no gusabiriza ndaraho mbonye hose. Hari ahagana 5:00 z'ijoro, ndyamye iruhande rw'umuhanda ndwaye meze nabi, nibwo haje umubyeyi w'umugiraneza aranterura njyana kwa muganga, ndavurwa ndakira. Iminsi yagiye yicuma nisanga ndi umwana mu rugo. Uwo mubyeyi n'umugabo we bansezeranya ko ubuzima bwanjye bugiye mu nshingano zabo bombi, bityo nsubirana icyizere cy'ejo hazaza nkomeza amashuri. Narangagwa n'ikinyabupfura no kwanga umugayo, nkura muri jye nifuza kuzasohoza isezerano nagiranye na nyogokuru ndetse ngahesha icyubahiro umuryango wanyitangiye ukemera kundera, dore ko nta n'umwana bagiraga. Nyuma y'imyaka 15, uyu nakwita nka data yatangiye kujya ngenzura intambwe ku yindi, atangira kujya ambwira ko nkuze nanjye naba umugore mu rugo. Buhoro buhoro akajya asaba ko dusohokana tutari kumwe n'umugore we. Bimara iminsi njye nkagira ngo nta kibyihishe inyuma. Igihe cyaje kugera, umugore we ajya gusura iwabo. Muri iryo joro araza ansanga mu cyumba nararagamo, asaba ko turyamana, ambwira ko nintabyemera nzirukanwa nkava mu rugo rwe. Nagerageje kwihagararaho ariko biba iby'ubusa, birangira afashe ku ngufu, ambwira ko ninibeshye nkaritungutsa azanyica. Bitewe n'ihungabana nari mfite, uko bwacyaga niko narushagaho kumererwa nabi n'indi igenda igaragarira buri wese. Umugore we yaje kubimenya, ambaza uwabikoze mubwiza ukuri, ariko ansubiza ambwira ko ndimo guharabika umugabo we. Bwarakeye ansaba ko ngomba kumuvira mu rugo nkasanga uwanteye iyo nda. Ntibyatinze, aho nari nicaye munsi y'igiti nihebye numva ndi mu isi ya jyenyine, niko kwigira inama yo kujya mu Rwabayanga nijugunyamo. Nongeye kugarura ubwenge ndi mu bitaro.